kabla wa Rwanda. Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge. Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira, ibihe byiza kuri mwe mwese aho muherereye hose ku isi. Turacyari kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni akaga kagwiriye u Rwanda, ni ishyano ryabuze gihanura. Ni jenoside yakozwe izuba riva, ni jenoside yakozwe amahanga arebera, ariko iza guhagarikwa nk'uko mubizi na FPR Inkotanyi. Yakoze ibishoboka byose igahagarika ayo mahano yakorerwaga Abatutsi bo mu Rwanda. Ni muri urwo rwego rero dukomeje ibiganiro byacu nk'uko twamenyesheje. Ni ibiganiro by'uruhererekane bigaruka ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho n'intavogerwa, muyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Ni ibiganiro twiyemeje ko tuzabikora muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igihe cy'iminsi 100 kibanzirizwa n'icyumweru kigizwe n'iminsi 7 Abanyarwanda bose bunamira inzirakarengane zishwe zizize uko zasaga, zishwe zizize ubwoko zaremanywe. Muri icyo gihe rero cy'iminsi 7 ibintu byose biba bya mu gihugu, Abanyarwanda bose babibuka mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko na nyuma yaho jenoside yakorewe Abatutsi yarakomeje ikorwa mu gihe cy'iminsi 100. Iki gihe turimo kuri tariki 25 z'ukwezi kwa 4, jenoside yaririmbanyije hirya no hino. Rero mu Rwanda turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi hirya no hino ku isi, diaspora ahantu hose hatandukanye, by'umwihariko na hano iwacu mu Faransa turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi hirya no hino mu maregiyo, nk'uko turi buze kugaruka muri iki kiganiro cyacu. Nk'uko rero mubizi, jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe, ishyirwa mu bikorwa, ndetse isozwa mu 1994. Ibyo byose rero nk'uko mubizi, jenoside mu bice byayo bitatu, hari igice cya planification, hakaza execution, hakaza na denials. Denials rero turi mu gice cy'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Aricyo kintu ngiye kugarukaho muri uyu mwanya, kinakomeye, gikomeje guteza inkeke. Uko imyaka igenda irenga indi hinguka, niko bigenda bifata indi ntera mu buryo bukomeye, urebye mu buryo bugenda burutana uko imyaka igenda ishira n'indiza. Mbere twavugaga ko wenda abahakana bakanapfobya jenoside bibanda mu rubyiruko, bakibanda mu batazi amateka y'u Rwanda, bakibanda mu bana batasobanuriwe amateka n'ababyeyi bababyara. Ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu mwaka hagaragaye ibintu byinshi, aho ubushize mu kiganiro cy'ubushize twavugaga abasenye urwibutso ruri Normandie hano mu Faransa. Cyo kimwe rero no mu Rwanda muri ibi cyumweru gishize hagaragaye umuntu rwose w'umusaza ukuze, ntari buvuge mu izina, uhakana jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse wari unahari rwose jenoside ikorwa. Akanavuga ko yagize uruhare mu guhisha abarokotse Abatutsi bitwaga icyo gihe. Ariko bikarangira we ubwe ku giti cye ayihakana ku buryo bw'umwihariko. Mbere y'uko rero twinjira mu gusesengura iby'uyu musaza wahakanaga jenoside yakorewe Abatutsi kandi rwose akuze, twari tubizi mu rubyiruko, binatangaje, byateje polemique mu gihugu cyacu mu Rwanda, ndetse natwe twese hano aho duherereye muri diaspora twabibonye. Mbere y'uko twinjira ngo dusesengure turebe neza impamvu y'uyu mugabo, nifuje kubagezaho video ntoya igaragaza umwe mu barinzi b'igihango. Ndagira ngo mbanze wenda n'introduce umurinzi w'igihango ni iki. Umurinzi w'igihango mu Rwanda ni muntu ki?
abarinzi b'igihango mu Rwanda ni abantu bagize ubutwari bukomeye bagahisha bakarokora inzirakarengane zashakishwaga muri jenoside yakorewe abatutsi bakarokora abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi. Abo bantu bagiye bahembwa hirya no hino mu gihugu. Hashize imyaka myinshi abarinzi b'igihango mu Rwanda bahembwa, ngira ngo abaherutse guhembwa umurinzi w'igihango uzwi cyane n'Uwizeyimana Loyizi ukomoka mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nzahaha. Azwi cyane nk'umuntu warokoye abatutsi 118. Haje rero guhembwa n'undi warokoye abandi, turi buze kubona umubare muri iyi video tugiye kurebera hamwe none ahangaha, ukomoka Gisenyi, ariwe ngira ngo tugarukeho tuvuga no kuri uyu umusaza wagaragaye apfobya akanahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ubutumwa bukubiye muri video ndagira ngo mutege amatwi n'amaso kugira ngo buze kuba butwigisha ikiri buze gukurikiraho nyuma. Aho Mutagomwa Yahya mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yarokoye abatutsi barenga 100 arabahungisha abageze Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uwambutsaga avuga ko amaze kubona abatutsi bari mu kaga yahimbye amayeri yo kwifashisha ingunguru z'amavuta akazitwaramo abahungishije. Mutagomwa Yahya ni umugabo utuye mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Muri aka karere ni naho yari atuye mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga. Uyu mugabo w'imyaka 71 y'amavuko ariko akaba ari mu batarahigwaga, amaze kubona akaga abatutsi barimo, yiyemeje kugira icyo akora cyarokora ubuzima bwa bamwe mu bahigwaga. Ari nabwo yize amayeri yo kujya bambutsa akabahungishiriza mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatwaye mu ngunguru zatwaraga lisansi. Nagendaga nkabafata hano bari, nkamushyira mu modoka yanjye nkamuryamisha, nkamujyana mu rugo, nkabashyira mu ngunguru. Umuntu akajya mu ngunguru direct akagira gutya, inguru z'uruhande ngazishyiramo, nashyiramo ataramo abantu ariko ngunguru za vide. Mangejeje hano nkabashyira hano mu rugo, nabambutsa hano direct. Abo yahungishaga yabanzaga kubahuriza ahantu hamwe mu nzu yari afite ituzuye, akabahisha akanabitaho. Iyo nzu bitewe nuko yari hafi n'umupaka byanamworohereje guhungisha bamwe na bamwe bitabaye ngombwa kubatwara mu ngunguru. Nishingiye bashaka inzu anuko nkabajyana umugabo witwa Anwari yaratuye hano ku mupaka, namuna Anwari yajyana abantu kwa mushiki wanjye. Abarenga 100 yafashije guhunga yari abazi. None niba ntaho yari abazi, yamenyaga ate ko hari abantu bakeneye ubufasha? Uwimana Zainabo hari icyo azi ku buryo uyu Mutagomwa yakuraga abantu aho bari kugeza bashyitse mu mujyi wa Goma. Ahantu hari abantu bari bahazi kuko bahuriraga ku musigiti bakaganira, kavuga Furani ari mu rugo, Furani ari kwa runaka, Furani ari kwa runaka. Rero ngo bakabimenya gutyo. Umwanya wo kwambutsa wagera bakaza bakabafata bakahuriza hamwe bakajya kubambutsa. Murekeyisoni Console na Karangwa Isa ni bamwe mu bantu barenga 100 bagira umugisha kuri Mutagomwa arabahungisha. Bavuga ko iyo batamugira wenda baba barishwe. Basoye imbere barabasora babiciyaho, mugihe bari kubakura bari kubajyana inyuma, nibwo Yahaya yahisaza n'imodokari agira ngo nanjye bamaze kunyica. Ahita yinjira muri brigade, yinjiyemo ahita mbona, ambonye ahita mbwira Martin ngwino, ahita mfata akaboko. Bagiye kutwambutsa ngo batujyane kuri Commune Rouge, sheha abaturutse nkiriya ati mumbabarire umugore ntabwo ari umututsi, n'umuntu ari mu Ethiopia n'Umusomaliya ntibaruki. Sinzi ukuntu yabivuze, wahaye 40 wahaye 10 wahaye 5 n'utwo twana ariko bari kunkubita nyine bankubita imihiri mu mutwe, bankurura amazuru, barafata ngiye bafungura ikimusa cy'inyuma tujyamo kuko bakuragamo intebe bagashyiramo amagunguru kujya gufata esansi Goma, bamushyira hagati bahita banjyana Singwarose ngeri Goma. Mutagomwa avuga ko hari igihe yari azize guhungisha abatutsi, abonye bikomeye nawe arahunga. N'abana banyina banyuje hano na madamu bose banyuze hano, yabanyuze ku mupaka, banyuze hano nabo kwambuka kose ko ngo yiricitso ndikitusa. Barushimana Gerard ukuriye umuryango Yibuka mu karere ka Rubavu ati yo haba Mutagomwa benshi
umubare munini w'abatutsi wari kurokoka. Mutagomwa akwiye kubera isomo ababura ubumuntu bagahora mu guhembera no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ni igikorwa rero dufata nk'igikorwa cy'ubutwari, igikorwa cy'urukundo. Iyo tubona abantu benshi mu gihe cya jenoside bafite urukundo, bafite ubutwari bwo kurokora abatutsi, ntabwo imbaga y'abatutsi irenga miliyoni yari kuhatikirira. Aba bahungishijwe na Mutagomwa bashima n'abandi bose, abazwi n'abatazwi, bagize ubutwari, bose barokora abatutsi. Faraji Nitegeka mu karere ka Rubavu. Murakoze. Ndagira ngo tugaruke mu kiganiro cyacu abadukurikiye ku ntavogerwa umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Mubonye ubuhamya bw'umugabo witwa Mutagomwa Yahaya utuye mu karere ka Rubavu, warokoye abatutsi bagera mu 100. Uyu ni umurinzi w'igihango. Iyi nkuru ni ya radio, ni ya televiziyo y'u Rwanda, twayikuye kuri televiziyo y'u Rwanda. Ni inkuru ivuga ku barinzi b'igihango, ku bahutu barokoye abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bukomeye no mu buryo kandi wabonaga ko butoroshye. Leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo ishakishe abo bantu bagize ibikorwa by'ubutwari, hanyuma abo bantu bashimirwa ku mugaragaro ndetse bambikwe n'imidare y'ishimwe y'igikorwa cy'indashyikirwa bakoze. Ni ibikorwa bitabashaga gushobokera buri muntu wese. Noneho aba b'intwari barokoye abatutsi barenga 1, barenga 2 bakagera mu 100. Twagarutse kuri umurinzi w'igihango witwa Izeyimana Loise wo mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nzahaha, yarokoye abatutsi 118. Uyu Mutagomwa Yahaya wo mu karere ka Rubavu yarokoye abatutsi 100. Hari n'abandi mu gihugu benshi. Nafasha abantu 2 b'indashyikirwa barokoye abantu umubare munini cyane w'abatutsi, bakaba kandi bari mu rwego rw'abarinzi b'igihango mu gihugu bemewe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose leta y'u Rwanda igikora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ishakishe uwo ari we wese wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, wagize uruhare rukomeye, uruhare rw'ubutwari rukomeye, akarokora inzirakarengane zicwaga muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi ngibi twagaruka no mu biganiro twagiye dukora. Muzi ko twagarutse ku mugabo witwa bavuga menshi Inosa wakoreraga mu karere mu ntara muri prefecture ya Cyangugu, wari umujandarume warokoye inzirakarengane z'abatutsi zari ziri ahantu inyarushishi zarengaga 8,000 zirenga. Ubwo ni ubuhamya bwagiye butangwa. Tukongera tukaza no ku bandi benshi hirya no hino mu gihugu bavugwa bari mu barinzi b'igihango. Mukoze ubushakashatsi muzasanga hirya no hino mu gihugu hari abantu b'intwari bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Ngaruka rero nasasiraga iki kintu cy'uyu musaza, ntashatse kuvuga mu izina, Abanyarwanda bose baramuzi, wagarutse ku kintu yavuze. Ibiganiro bye byose byagarutse ku bintu 3, nakuyemo ibintu 3. Ikiganiro cya mbere yakoze ndetse n'icya 2 n'icya 3 n'icya 4 yasorejeho, ngira ngo hari n'ibindi birenga simbizi, ariko ibyo nabashije kubona nabikusanyije mu bintu 3. Cya mbere yavuze ko abahutu barokoye abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi batigeze bibukwa ngo bazirikanwe nk'abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari. Nagarutse kuri izi video ivuyemo ndetse n'amazina y'aba bantu bafashe b'indashyikirwa muri benshi babikoze, bahembwe ku rwego rw'igihugu ndetse bakambikwa n'imidari bishimwe w'ibyo bikorwa bakoze bidashyikirwa by'ubutwari. Iki kintu rero uyu musaza yavugaga, ushingiye kuri ibi ngibi no kuri video ivuye aha, buri wese yakwisubiza. Buri wese yabona ko mu by'ukuri uyu muntu arigiza nkana, arapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu rwego udashobora no gushyikira. Ntabwo na rimwe higeze hibagirana abakoze ibikorwa by'ubutwari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri akavuga ko bimwe ijambo ngo ntibabashe gutanga ubuhamya bw'ibyabaye. Mwabonye ko televiziyo y'u Rwanda yagiye gusura uyu mugabo Mutagomwa Yahaya ku Gisenyi, akagaragaza aho uburyo yakozemo ibikorwa by'ubutwari. Akavuga ko yagiye ahisha abatutsi mu bice by'ingunguru, akabambukana umupaka abajyana muri Kongo Igoma, ndetse byageze naho avuga ko ubwe byageze aho abona ko nawe bazamwica akambuka agahunga. Ubwo ni ubuhamya. Iki kirasubiza icyuriya musaza yavugaga. Ubutumwa bwa gatatu ni uburebana n'urubyiruko, ariko bwo ndabugarukaho nyuma mu kanya gatoya, ngira ngo nkangurire urubyiruko shingiye kuri ibi ngibi mvuze ndetse n'iby'uyu musaza yavuze, ko batayobywa ndetse n'Abanyarwanda bamwe na bamwe
batayoba kubera ibikorwa nk'ibi ngibi by'umuntu azamura amarangamutima kandi afite ibindi bintu biri inyuma ye, afite ibindi bintu ashaka kuvuga. Yanagarutse no ku kintu kivuga ngo ntabwo abatarakoze jenoside yakorewe abatutsi bakwiye kuvuga jenoside kandi batarayibonye. Aho ngaho nkaza kuyumbira hamwe no n'urubyiruko rw'iki gihe. Ni ukuvuga ngo uwavutse nyuma ya jenoside ntakwiye kuvuga amateka ya jenoside kubera ko atayibayemo, cyangwa se utarakoze jenoside utaruhari mu gihugu ntakwiye kuvuga amateka ya jenoside kuko atayabayemo. Ibyo rero bikaba bigenda noneho binapfobya bikanahakana jenoside, kuko jenoside ni amateka y'Abanyarwanda azahoraho iteka. Nimurebe ibi bihugu tubamo by'amahanga, usanga kenshi hari amamonima y'intambara ya kabiri y'isi yose ya 1945. Usanga icyo gihe abantu bariho ndetse na perezida, ndakeka na perezida uri ku butegetsi uyu mwanya hano muri iki gihugu turimo ntabwo avuka muri iyo myaka, ariko igihe cyageze bazirikana intwari zitanze icyo gihe. Ibyo bikorwa na bande, generation to generation, bya bindi tuvuga ngo ni generation, chaque generation a sa mission. Amateka rero y'Abanyarwanda ntabwo dukwiye kuvuga ngo akwiye kuzibukwa n'abayabayemo, kuko abayabayemo nibamara gushira nidupfa ubwo yakwibagirana burundu. Ese inzibutso ziri hirya no hino zizasigara zivuga iki? Abazazijya bazinyuraho bazavuga ko izo nzibutso ari iziki. Ibyo rero ntabwo ariko bimeze. Ndagira ngo rero tuzane ubundi butumwa bwa kabiri bukurikiye video bugenewe urubyiruko, bwo burimo ubutumwa bwa mushiki wanjye mutoya wavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yatanze bibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi ku Muhima ejo bundi. Ni Umutesi Jolly, ni Miss y'u Rwanda wa 2016, yagize ubutumwa agena aho yari yatumiwe mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku Muhima. Ni ubutumwa nabwo nkuye nakuye ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi, ariko bufite nabwo isomo bwaha urubyiruko, buhinyuza nanone ibyo uriya musaza yavugaga ko hakwiye kwibuka abaza amateka ababaye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ariko bimeze. Mutesi Jolly rero yatanze ubutumwa bukomeye, anagenda n'ubutumwa urubyiruko. Ndagira ngo tubukurikire muri iyi video ntoya. Ndashaka kubanza kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, cyane cyane abo turi kumwe hano mu murenge wa Muhima. Ku kibazo warumbajije, biratangaje kubona amateka y'iki gihugu. Nge gato navutse nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi. I am a post genocide generation, ariko complexity ya history y'u Rwanda igera kuri buri muntu wese. Ntabwo bisaba kuba waravukiye hano, ntabwo bisaba kuba warabaye hano mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ni yagize ingaruka kuri buri muntu wese, kuri buri munyarwanda wese, ku gihugu muri rusange. So birababaje rero kubona urubyiruko tuvuga ngo iki gihugu kirimo urubyiruko, umubare munini w'urubyiruko, tukaba dusa nkaho twirengagiza the extreme pain and the complexity of this history. It beats human understanding. Nobody can fathom what happened in this country. Kubona umuryango mvukamo kubera ingaruka zayo mateka navukiye hanze y'igihugu, ariko umuryango wanjye benshi bari ku rugamba rwo kubohora iki gihugu. Iyo nganiriye nabo bakubwira ko kugera muri iki gihugu ugasanga imiryango yose yabo bayimaze, ariko under the leadership of a President Paul Kagame bakakubwira yuko batagomba kwihorera. Ntabwo ari ikintu, you can't fathom that. Ntabwo ushobora kumva izo mbaraga ahantu zavaga. So nk'urubyiruko rero aya mateka ni amateka dukwiriye kwiga tukamenya, tukagira uruhare rwo guhangana n'abayapfobya, kuko urugamba byanga bikunda rw'amasasu rwararangiye. Urugamba turiho nonaha ni urwo kugira ngo dusigasire amateka yacu, dusigasire ibyo igihugu kimaze kugeraho, kandi ntabwo twabikora tutabizi. We should be a generation of renewal. We should be a generation that is accountable. We should be a generation that steps forward to speak the truth. We should be a generation that fosters a unified Rwandan identity. Uruhare rwacu rwa mbere ni ukugira ngo twige aya mateka, kuko
ko ntawe utanga icyo adafite, ntabwo wahangana n'aba bantu utabizi. Abenshi bigiza nkana, kuko abenshi ntabwo bavuga ko batabizi. The complexity of this history of this country is very clear. So tureke kwigiza nkana, n'abandi tubona bashukwa bakoreshwa. Ntabwo turi urubyiruko rukwiriye gukoreshwa, ntabwo turi urubyiruko rukwiriye gushyira imbere inda nini. Iki gihugu ntabwo gitwemerera kuba reckless to that point. So we should be a generation of renewal, a generation that is accountable, a generation that stands tall to speak the truth, to share what happened in this country, because it's our primary role, so that we can build a country that is unified on the Rwandan identity. Ubu ni ubutumwa bwa Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ni Miss w'u Rwanda 2016. Ubutumwa yatangaga hano yagarukaga cyane cyane ku rubyiruko bagenzi be nk'umwe warokotse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yavugaga kubahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yavuze ati no, urubyiruko birababaje kuba twebwe nka new generation aya mateka na yacu. Yagarutse no ku buhamya ndetse bwa bamwe muri famiye ye, agaruka avuga ati ikintu iki gihugu cyakoze cyo gutuma abantu baza bagasanga imiryango yashize ntibashobore kwihorera. Avuga ati iki ni ikintu gikomeye cya leta y'u Rwanda ihagarariwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Leta icyo gihe yari FPR Inkotanyi, yari RPA, Rwandese Patriotic Army, yari yobowe na Major General Paul Kagame, ariyo yahagaritse jenoside ndetse ikanabohora n'u Rwanda. Bivuga ngo uyu mukobwa yavugaga ko urubyiruko ari twe mbaraga z'u Rwanda z'ejo hazaza, kandi tutagomba gutakaza aya mateka, tugomba gusigasira aya mateka kuzageza igihe n'abazadukomokaho bazajya bibuka kandi bakanazirikana ko iki gihugu cyavuye ahantu hakomeye ndetse kiriho gitakataza mu iterambere. Yavuze ati urugamba rw'amasasu rwararangiye, urugamba turiho ngubu ni urwo kubaka igihugu. Aravuga mu magambo y'Icyongereza, we should be a generation of renewal, we should be a generation of that is accountable, we should be a generation of building our country, we should be a generation which is looking forward for building our nation, for building our country everywhere we are. We know that we are coming from nowhere and we are going from somewhere. Aho u Rwanda rwerekera ni heza kandi ni ahantu ubona ko hameze herekeza ko twebwe nk'urubyiruko hazaba heza kurushaho mu gihe tuzaba twunze ubumwe, tukirengagiza aya mateka twanyuzemo, tukirengagiza aya mateka twashyizwemo n'ubutegetsi bubi bwaturutse ku bukoroni bukabiba mu banyarwanda b'ingeri zose hirya no hino, bakabiba amacakubiri abanyarwanda kugeza ubwo baheza bamwe mu Rwanda abandi bakicwa, bikaza kudushyikiriza jenoside yakorewe abatutsi. Rero nk'urubyiruko nk'uko Mutesi yabivugaga, tugarutse kuri kino kintu cy'uyu musaza nari navuze ko ngarukaho muri iki gice cya nyuma yahakanaga, yaravugaga ngo ntabwo abatarabonye amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ntibakwiye kuyavuga, ariko siko bimeze. Uyu mushiki wanjye yavuze ati ntabwo amateka y'u Rwanda azavugwa n'abayabayemo, twese yatugizeho ingaruka yazigize ku babyeyi batubyara, natwe tugiraho ingaruka. Tugomba kurinda amateka, tugasigasira amateka yacu nk'abanyarwanda kugira ngo u Rwanda ruzabashe kubakira ku musingi ukomeye ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, tukubaka igihugu kizira amacakubiri ayo yose cyubakiye ku Bunyarwanda, kandi ari nabwo twifuza, ari nabwo leta y'u Rwanda ikomeza kudushishikariza buri gihe cyose, aba mu bato, abakuru ndetse n'abandi hirya no hino ku isi. Ngira ngo dusoza ikiganiro cyacu, ndagira ngo tugaruke kuri ubu butumwa twagenera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni ubutumwa bwo kudaheranwa n'agahinda, ni ubutumwa kandi bujyana na resilience. Twavuye mu mateka ashaririye, urugendo rwari rurerure, ariko uyu mwanya
ntabwo tukiri imfubyi, abari imfubyi ubu turi abagabo, abapfakazi kandi namwe murakuze, murasigasiwe, natwe mwabyaye. Hanyuma abasigaye heru, abamariwe imiryango, abana ndetse n'imiryango yose ikabashiraho, ubu babaye intwaza, ubu baratwaza, barangajwe imbere no kugira ngo bubake u Rwanda, bafatanye n'abandi banyarwanda mu kunga ubumwe ndetse n'ubudaheranwa. Icyo nababwira nuko twese mu mujyi umwe twubaka igihugu cyacu, igihugu kizira amacakubiri, igihugu kizira kandi ivangura amoko iryo ari ryo ryose. U Rwanda rwubakiye kumwe bw'abanyarwanda, burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na leta y'u Rwanda ayoboye. Ibi byose nta handi wabikura usibye kuri leta y'u Rwanda, iyo yabashije guhuza imiryango yari imaze kwicirwa, abantu bakayishiraho, ndetse n'imiryango yari imaze kwica iyo miryango, ndavuga imiryango y'abarimo mu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ikabasha guhuzwa n'imiryango y'abakorewe jenoside, ndetse akongera agahuza abanyarwanda bandi bari baturutse hirya no hino ku isi, bari barahungiye mu bihugu bitandukanye. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bose babumbira hamwe, ubu twese turi abanyarwanda, tubatse u Rwanda twifuza, kandi dukomeza no kuvuga ngo abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi nta mwanya bafite, nta ruhare bafite. U Rwanda tuzi iyo tuva niyo tugana, tuzi iyo twerekera nk'abanyarwanda, tuzi ko aho u Rwanda rwavuye tuzahasubira. Nasoza rero mbabwira ngo ibiganiro byacu birakomeje ku ntavogerwa, kandi mukomeze mudukurikire muri benshi. Ibiganiro byacu ni ubutaha, kandi tuzakomeza muri ibi bihe twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse kandi twibuka tuniyubaka. Murakoze. Damu ya waliouawa bila haki haiwezi kufutika kwa maneno ya ujinga. Kabla wa Rwanda, Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge.